Colonel Kashena yabipira yabikoze cyangwa ntiyabikoze nagara gukora boss akabakoze hano ko munanira ko reba mu yahantu yicaye ubwo wicaye he ariko akazi nkarimo boss ucunge nawe gatoya nawe mu bagendera za gukurikiraho wumva mubwiye andikirete vuba umwoherereza atazangirukira mu kazi kohera uyu munsi Colonel ntabwo akiri wanyu dayande se boss uyihereza ubunyeza musange mu rugo atazagaruka hanga agende burundu ko ntamukeneye boss ndayirangije leta reka nyumuyoza ajyana gira vuba Colonel murabuwe Colonel uri ndi mu rugo mwana nari ndimo kwifurira utwenda gerageza ugera waza mu muyaga watega imodoka boss avuye hano ireta iri kwirukana ku kazi yayihaye umunyonzi ndakeka muranahuba kabisa reka mitenza abubwira ko makonje nukuri aranyishe tu arabivuze byanze bikunze leta iriciyeho tu leta yihuta sha mana yanjye si zose ndeba ni retire cyangwa usi ndimo no kwibera akia Mungu atamu uziko nayigize ngo ntawuriho neza regura se kuzingo berasekeje nta munyonzi mbona ikibaru reka nta munyonzi nigeze mbona data habe namba boss yaje hano abangu byandika kitarakora mwana sinzi ko namukira ngo nabwiruka n'ikibura wajya umunyonzi yanyiruka n'umunyonzi yaje muri yabyondo byandiko nabyandika reka zigira vuba azasangirira asamwe ranje no umubesha bishikwa kurubwira ko utamubonye ugari imbabazi sawa zarusa mwana